mwongeye kwirwana none. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Nagira ngo Enoke atambuke igere hino kugira ngo tugabane iminota. Mama mikrofone tadi dapat gimana? Turacunguza uburyo umwete kuko igihe dufite ntabwo ari kinini. Nagira ngo dufate Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 16 umurongo wa 7. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 16 umurongo wa 7. Dusome mu izina rya Yesu. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 16 umurongo wa 7 byanditse ngo, ariko Uwiteka abwira Samweli ati, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye, kuko ari kirekire namugaye. Kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Amen. Haleluya. Amen. Ndashimira Imana. Mbere yuko tuvuga ku ijambo ry'Imana, ndashimira Imana iyo ivuze irasohotse. Imana iyo yagambiriye umwana w'umuntu, umugambi we byanze bikunze urasohora. Ndashimira Imana ko nanjye yanteye iteka guhagarara mu giterane kingana gutya imbere y'abantu bangana gutya, abonamo umwanya. Nubwo bigaragara ko igihe ari gitoya, dufite abakozi b'Imana bashumba mu buryo bukomeye, ariko ndashimira Imana ko nanjye ari njyewe ufunguye iki giterane kingana gutya. Nitwa Ntaganda Diogene. Ku batateranye wenda mbere, ni njye muyobozi wa Korali Betania. Ndi umusore ushima Imana. Umushumba wateranye mu gitondo, umushumba Paruwasi yashyizeho umwanya kugira ngo nanjye nze kubona uyu mwanya. Ndamushimiye umushumba nubwo adahari, ariko aho bakorana barahari. Imana imuhe umugisha. Hanyuma yahoze akurikirana amateka yanjye, benshi ntabwo bayazi kuko nabo tubana ni gakeya cyane bashobora kuba bazi iby'amateka yanjye. Ni ubwa mbere yaraniye hano, abenshi ni ubwa mbere tubonanye, ariko ntabwo ari uko navutse nk'uko umushumba yabivuze, reka mbamare amatsiko. Yabibajije ariko baza kumusobanurira, ariko amusobanurira nabo amakuru ashobora kuba batayazi neza, ariko abenshi turaziranye abo twazanye. Navutse neza nk'uko n'abandi bana bose bavuka, nujuje amezi 9 nk'izindi mpinja zose. Hanyuma ndakura nk'abandi bana bose. Njya mu ishuri, ndatangira mu wa mbere, ndiga nk'abandi bana, ndetse Imana ni mu bwenge mu buryo butangaje, kuko ndabyibuka niga primaire mu wa mbere, najyaga ngo wa mbere. Hanyuma icyo gihe ntabwo navaga ku kigo n'amaguru, abandi banyeshuri nko mu wa 6 bakuru barampekaga bakangeza mu rugo. Hanyuma mu wa mbere bagutyo, mu wa kabiri birakomeza kugeza mu wa 6 primaire, nkora ikizamini cya leta ndagitsinda amanota yo hejuru, ndakomeza segonderi. Hanyuma naje kugira ubumuga bukomeye ngeze muri segonderi. Hanyuma urumva ko nabwo nari nkiri umwana mutoya, kuko nari naragira 6e segonderi, nari nkiri muri troncobe. Hanyuma nkagirana n'ubuzima bw'ubumuga gutyo, ariko mwumva ko nari maze kuba umusore. Hanyuma ushima Imana. Ariko rero ndashima Imana, tumaze gusoma ijambo ry'Imana, ubuhamya bwanjye ni burebure, igihe dufite ni gitoya cyane.
ubuhamya bwanjye ni burebure, urumva muri iyo myaka nkiri umwana kugeza uko ngana uko nguko nagiye mbona ukuboko kw'Imana kugeza na n'uyu munsi. Dusomye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Samweli rivuga mu gutoranya kw'Imana, nicyo nshaka kuvugaho mu minota 5. Umushumba yasize amaye ndumva ntiri buyirenze, maze gukoresha wenda nk'ibiri cyangwa yaba ari 3, ibiri isigaye ndayivugaho. Imana ntabwo itoranya nk'abantu. Abantu nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze, abantu bareba nk'abantu. Aha ni igihe Sawuli yari amaze kugomera Imana. Sawuli nawe yari yaratoranijwe ubwo Isirayeli yashakaga umwami. Sawuli aba umwami wa mbere, aza kwimikwa yimikishwa amavuta na Samweli. Hanyuma Sawuli aba umwami wa Isirayeli, ariko aza kugera igihe arateshuka akora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Hanyuma Imana irababara, ihamagara Samweli iramubwira ngo nicujije icyatumye nimika Sawuli. Haleluya, amen. Imana iravuga ngo nicujije icyatumye nimika Sawuli. Mwari muzi ko Imana ijya yicuza? Imana ijya yicuza. Hari ukuntu Imana ihamagara umuntu kugira ngo ayikorere, ibibona ko yarakwiriye bayikorera mu buryo butunganye, imufiteho umusaruro, imutegerejeho umusaruro. Ariko igihe cyagera Imana ikamuraho umusaruro yari yamuteganyirije, yari yamutegerejeho, hanyuma igatangira kwicuza. Umuntu wese wicaye muri biteraniro ndamusabira, ndinginga kugira ngo he kubaho kuko Imana yakwicuza ku bwawe, kuko icyo Imana yaguhamagariye gukora ujye ugikora kandi ukiranutse. Hanyuma igihe cyaje kugera, ihamagara Samweli iramubwira ngo genda kwa Yesayi, kuko nabonye uwo umutima wanjye ushaka, umwimike kugira ngo abe umwami wa Isirayeli. Samweli yarihuse mbere umugambi w'Imana, ariko agenda nyine mu muryango wa Yesayi hari harimo abana benshi bavukanaga na Dawidi. Ahamagara umusore wa mbere yari muremure w'igikundiro w'uburanga, hanyuma aravuga ati byanze bikunze uyu ukwiriye kuba umwami nk'uko twasoma ijambo ry'Imana. Agiye kumusukaho amavuta, hanyuma Imana irabyanga, iramubwira ati sigaho, kuko uwo nguwo namugaye. Ntabwo Imana ireba nk'abantu, Imana ireba nk'Imana. Abantu bareba ibigaragara, abantu bareba ibifatika, ariko Imana yo ireba mu mutima. Haleluya, haleluya. Imana ireba mu mutima. Ushobora weho kuba wareba ukabona mu bigaragara n'amaso y'umwana w'umuntu, ukabona ukareba uburebure, ukareba igihagararo, ariko Imana ntabwo ari uko nguko ireba. Imana rero ireba mu mutima. Imana itoranya ikurikije uko ibona umutima w'umuntu ameze. Yesu ashimwe, haleluya. Rero ndashimira Imana ko gutoranya kwayo kwiza. Ntabwo Imana ireba nk'abantu, Imana ireba nk'Imana. Amen, amen. Nanjye rero Imana yarantoranije, Imana yarampamagaye, inshinga umurimo wayo kugeza ubwo mubona uko bimeze uko nguko. Navuga byinshi, ariko igihe dufite ni gitoya. Imana nibishaka izongera intera iteka. Nitujya ingoma ntabwo nzavuga 5, ahubwo nzavuga 15. Ndifurije gutoranywa n'Imana, kuko Imana yo itareba nk'abantu. Nagira ngo sabe umushumba Pastor Bernard yigire hino adusengere kugira ngo turashimira Imana itareba nk'abantu, itareba nk'amwe, itareba nk'abantu. Reka dusenge Imana, dushima kubwirisha. Turagushimiye Imana yacu, turakunezerewe cyane kuko uri Imana ireba, ukareba ibitandukanye n'ibyo abantu bareba. Kandi ijambo riratubwira ngo impano zawe no gutoranya kwawe ntabwo bivuguruzwa. Turabigushimiye cyane gutoranya mwene data, gutoranya twese, ukatugirira icyizere, ukadushyira muri uyu murimo. Turabigushimiye cyane. Fasha iteraniro, fasha aba bantu bose bari aha, kugira ngo twese tuzirikane guhamagarwa kwacu,
tuzirikane gutoranwa kwacu, tujye tubitekereza, tuzibwire ku manywa na nijoro, bizadushoboza kubana nawe neza no gukorana nawe kugeza ku iherezo ry'urugendo. Urakoze umugisha, ibitaro byose ni umugisha, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibamugisha. Komera Imana amashyi menshi. Twakire yagiye duhindurira amazina kubwo gusenga.